Haleluya! Haleluya! Itorero ry'Imana banubaha umugisha. Nitwambike agashishe tugiye kwiga amagambo avuga ngo umukiranutsi Yobu. Yobu yari umukire cyane wubahaga Imana. Yatangaga ibitambo agasengera abana be buri gihe. Satani umugome amuteza ibyago byinshi bigurumana nk'umuriro. Avana ibisabo ahantu hose. Abonye agiye gupfa aravuga ngo niyo napfa naba nizeye Imana. Yobu yari azi ko iyo umuntu apfuye biba birangiye. Kuko Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu apfuye abahungu be bagira ikuzo ntabimenye. Bacishwa bugufi ntamenye agakuru kabo. Salomo yaravuze ngo abazima baraseka basaza ariko bapfuye ntacyo bazi. Yobu igihe yari ababaye cyane ahantu hose hari kumurya yari afite ibyiringiro. Ibyo byiringiro ni ibyiringiro by'umuzuko. Baratata umwami Yesu naze murakoze. Umwami Yesu azaza maze abapfuye bazuke. Yobu yaravuze ngo ariko cyo ubwanjye nzi ko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara ku isi. Yesu akiri ku isi ntiyigeze ajya guhamba na rimwe, ahubwo yazuraga abapfuye. Yesu aravuga ngo nijya kuzuka n'ubugingo, unyizera yaba yarapfuye azongera abeho. Hariho umubyeyi yari afite akana keza cyane kajyaga ku ishuri kakajya kamubwira ibyo yize. Umunsi umwe agiye kukabyutsa karyamye muri perezo, agiye kukabyutsa kukajya ku ishuri asanga kapfuye. Ararira cyane maze abakuru b'itorero baza kumusura baramuhumuriza ariko aranga. Arakomeza ararira maze aramubwira ati humura, Yesu naza tuzahura mu gitondo cy'umuzuko. Yesu azaza maze abapfuye bazuke, abakoze ibibi abahane, abakoze ibyiza twese atwicare mu ijuru, twambare amababa tujye kujya ku giti cy'ubugingo. Mbese wifuza kuzajyana na Yesu mu ijuru? Haguruka ushyire ikiganza hejuru dusenge.